ubwo rero byaje kuba ngombwa ko nza kurambagiza nk'uko abandi basore barambagiza, ndarambagiza ariko mbere naho nagenda ndambagiza ariko bikanga bakakubenga. Mbo iwacu twavutse turi 9, muri abo 9 ndi umwana wa 4, 3 babanza baratashye. Ubwo nukuvuga ni jye mukuru iwacu, 5 basigaye ni jye urimo mukuru, 3 muri bo bari bamaze gushaka, nsigaye njye imbere yanjye, ari jye usigaye na murumuna wanjye mutoya Bucura mu bahungu. Ubwo ndareba Bucura mu bakobwa arashatse, mushiki wanjye unkurikira yashatse 2004, umukurikira ari wo nkurikira bwa kabiri murumuna wanjye yashatse 2011. Ubwo ndavuga mbo byanga byakunda ngomba kugerageza nanjye nkareba, kubera ko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umuvandimwe nabyara nawe uzabyare, nakira nawe uzakire. Kuko nawe mfite ubumuga bwo kutabona, hari igihe bitazangombwa ko mwana nzamwifashisha aho nzajya hose. Yego, ni ngombwa nagombaga gushaka ko nagerageza nkabona umucunguzi, nkabona n'umufasha, nkabona mutima w'urugo. Ubwo rero byaje kuba ngombwa ko nza kurambagiza nk'uko abandi basore barambagiza, ndarambagiza ariko mbere naho nagenda ndambagiza ariko bikanga bakakubenga. Mbo hari abambega nanjye nari nabo nabengaga bitewe n'impamvu. Uri kuvuga ngo nyine byabaga ari ngombwa, ibyabaga ari ngombwa ku mpande zombi. Ariko hari bwibaza ati wowe warabangamiwe cyane. Narabangamiwe ariko bigeza ndavuga nta mpamvu yo kubangamirwa. Nanjye abazajya baraza bankeneye ubwo bushuti, ntareba ibyo nkeneye atabyujuje nanjye nkamubenga. Ubwo rero biza kuba ngombwa ko mbona uwo mutima wanjye ushaka, wahanzwe na Rurema rwose, umukobwa mwiza utagira uko asa, mutembashushu mutereka amata, nguko uruhanga ruhanganye ubuhanga kabisa. Reka nanone twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeye. Reka dusuhuza abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi, mwese mudukurikira ku Mwana TV, tubashimira cyane. Nimba warakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV bijye bibageraho neza cyane. Nimba nawe kandi utarayikora ukaba utubonye n'ukuri kuduha amaboko yawe, ni ibintu by'agaciro. Ni iryo jambo ryitwa subscribe, urikandaho ubundi biganiro byose dutegura bikajya bibageraho neza cyane. Reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri Ejo Heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, kandi gufunguza konti muri Ejo Heza ntabwo ari ibintu bigoranye. Ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho 6, hanyuma urwego, ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konti niyo kuzigamira abana bawe cyangwa se umwana wawe. Murabizi ko abanyarwanda bo hambere bajyaga batanga iminani, ariko uyu munsi nimba wamurihiye ishuri akiga neza ukagira n'iyo konti, ubuzima bwe buzagenda neza. Igihe azaba arangije amasomo ye ntajye gusabiriza. Nibyo byiza cyane. Ndizera ko bikoze, Imana iguhe umugisha. Nanone nanyarukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda,
ni akarere ka Rubavu cyangwa se umujyi wa Rubavu, igice cyo hirya gatoya ya santere ya Rubavu, ubwo ni igice cy'icyaro niho nanyarukiye. Nagiye gusura uyu mugabo mureba kuri kamera z'Umwana TV. Reka mbanze mbabwire uwo ari we gato, nubwo baca umugani ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, araza kubibwira. Nkimuhamagara ikoranabuhanga riramuvugishije ariko ntacyo bitwaye. Yego, uyu mugabo nagiye gusura ni umugabo ufite ubumuga bwo kutabona, afite umudamu n'abana, araza kuba dusobanurira. Icyo nifuje ko tuganiraho ni iki ngiki. Murabizi ko muri sosiyete tujya duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko ngira nkugire kikaba ariko gaciro. Ukibaza ngo noneho umugabo ufite ubumuga bwo kutabona ese abaho gute? Ya matsiko mugira iyo ari mu muhanda niyo natwe ku Mwana TV twagize, cyane ko anafite n'abana b'amahasha. Araza kubisobanura, abenshi muzi ko ari impanga ariko araza no kubitandukanya. Reka tubanze tumwakire arabibwira, ibindi biraza nyuma. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Twagiramungu Sobwanone Theophile. Hari ushobora kwibaza ku izina rya kabiri ry'Inyarwanda Sobwanone, iryo ni izina rya data. Sobwanone ni izina rya data, Twagiramungu ni iry'ababyeyi banyise. Birumvikana Theophile ryo ni irya kizungu, ni iry'uruzungu. Muri make amazina yanjye nayo ngayo. Kuba bafite ikibazo se bakwibaza ati se ko afite ubumuga bwo kutabona byagenze bite? Ubumuga bwo kutabona narabuvukanye. Yego, navutse mfite ubumuga bwo kutabona. Ababyeyi bagerageza mu bushobozi buke bari bafite kunjyana kwa muganga, ntibyagira icyo bitanga. Ubwo haza kubaho kuyoboka ibigo by'abafite ubumuga. Gatagara ya Nyanza. Niho natangira amashuri abanza, ndayiga ndayarangiza, nkora ikizamini cya leta ndagitsinda, kuko ikizamini cya leta ubundi mbere ya jenoside nticyabagaho, ariko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda yahaye abafite ubumuga kugira ngo nabo bagire icyo bagaragaza. Yego, ubwo rero twakoze icya leta muri urwo rwego, kuko twaduhawe urubuga rwo kugaragaza ibyo tuzi. Ubwo biba ngombwa yuko rero dukora ikizamini ndatsinda, biba ngombwa ko noherezwa mu kigo Groupe Scolaire Gahini kujya kwakomeza mu Burasirazuba kwiga amashuri yisumbuye. Yego, ariko ku bw'amahirwe make ntabwo nakomeje amashuri nka bagenzi banjye. Haje ikibazo cy'uko iwacu, kuko ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu kagari ka Byahi, ikibazo cy'umutekano muke w'abacengezi. Nageze ku ishuri ndarwara, biba ngombwa ko ngaruka. Ngeze mu rugo nsanga abantu bakwiragiye imishwaro ntabahari. Baze rero umuntu ufite ubumuga bwo kutabona mu bihe bibi by'umutekano mukeya mwa kiriya gihe cy'abacengezi, ni ubuzima busharire bugoye. Wabaga uri gutekereza ko ushobora kubaho ejo ukaba wapfa. Wari wirirwagaho nimugoroba ukavuga ati se none ndajya hehe? Byari ibihe bikomeye. Ubwo kwiga segonderi nabigezemo, ariko sinakomeza. Amahirwe yanjye agarukira aho ngaho. Ntabwo wayirangije nayo? Ntabwo nayirangije. Ubwo ubuzima busubiye ku isuka.
niko nabyita mu kinyarwanda. buba bubisi bumwe buba ari kubusharira. Ufite ubumuga bwo kutabona, uri mu bihe bibi by'umutekano muke, bamwe barirukanka, wowe urusasu niruvuga wenda ujya aho ruri, urumva ni ibibazo bigoye. Bombe irakubita, aho kugira ngo wenda urebe icyerekezo, nta muntu uri buze, kuko icyo gihe n'ibyo kuvuga kuyobora abantu ntabwo byaba birakabaho, bikangombwa ko unaguma mu rugo. Umwanzi ntabwo usanga aho ngaho, ashobora no kukwivugana nta kundi, ariko ntibyabaye kuko Imana yakinze akaboko, ikiganza cyayo. niko byagenze rwose, ni Imana yakinze ikiganza. Kuko abavandimwe bakwiraguye imishwaro, kuko babe bashoboye kunyaruka, baragenda bajya mu gihugu hakurya cya Kongo, nanjye nsigara inaha muri ubwo buzima bushaririye. Kuburara ibyo birumvikana, ukabwirirwa iminsi 2, 3, 4, biba nk'umuco. Neza cyane, nubwo ntawumenyera akaga. Ni gutyo ubuzima bwaba bumeze. Ubwo izo nzira zose, na nyuma y'uko umutekano ugarutse, nta gusubira mu ishuri byararangiye. Bisa naho rwose nahise nshaka akarongo, nongeye gutekereza ubuzima bw'ishuri 2007. Hari umuntu umwe w'umudamu waje gukorera AEE i Rubavu, ariko twarahuriye i Gatagara, yaranzi nanjye muzi, turaganira, ambwira uburyo nshobora gusubira mu ishuri, ariko numvaga nanjye mbishaka, turaganira. Ubwo anyoriyanta ahantu, mbega anyobora ahantu ho ngomba kujya. Ngezeyo ibyanjye ntibabyumva. Hari n'umuryango wari ushinzwe abafite ubumuga witwaga GHR, wakoreraga i Kigali. Nageze, harimo abafite ubumuga bw'ingingo, ariko ibaze ko ufite ubumuga bwo kutabona wagera ahantu no kuguha intebe ngo wicare bikabura. Noneho mbabwiye icyo nshaka, kuko aribo bari babishinzwe, barambwira ngo imyaka yawe yararenze yo kwiga. Icyo gihe nandi mu myaka 25 n'itandatu. Ibaze. Ubwo mpita nzinukwa ikintu cyitwa ishuri. Baguciye intege. Sinongera no gutekereza ishuri, birangira gutyo rwose. Ubwo nibwo 2011 mu kwezi kwa 12, yego, hari hashize amezi ageze hafi ku 9 murumuna wanjye akoze ubukwe. Nibwo nagiye mu ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bwo kutabona, ndyinjiramo, ndibamo, kwa kugenda tumenyana gutyo. Nongera gushaka gukenera kwiga massage. Umuryango witwa UPHRS turahura, mbabwira ko nshaka kwiga massage, barabinyemerera. 2015 ngeze aho bakorera n'ikizamini bakimpaye, naragitsinze, ariko bambwiye ati uzajya wishyurira icumbi, kuko kwari ukwigira i Kigali. Numva ubwo buzima nanone, ndacumbika i Kigali, nta kazi mfite, nta n'ubushobozi mfite. Icumbi ubwayo ry'i Kigali riragoye, n'imibereho kugira ngo uzajye ubona icyo urya ujye no ku ishuri n'amatike, nabyo mbona nabyo ni ikindi kibazo, nabyo mbivamo gutyo. Ubwo niko ibi by'ishuri biri kugenda. Uracyari umusiribateri? Ndi siribateri pe. 2016 nibwo ryashyira hamwe ndimo mu rwego rw'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutabona mu rwego rw'igihugu. Basabye abantu bo kwiga ububoshyi bw'imipira. Ubwo ishyirahamwe riravuga ngo mbese birashoboka ko wakwiga? Ndabwa nti yewe, umutwe wanjye uracyafungutse rwose, nta kibazo nakwiga. Nibwo nize ku Bumwe Community Center, ni ikigo
cy'uburezi budaheza gikora mu karere ka Rubavu mu kagari ka Mbugangari. Niho nabashije kwiga umwaka wose ubu bujyanye n'ububoshyi bw'imipira mu ndimi z'amahanga nibyo bita tricotage. Ndiga mpakora certificat. Ubwo undi mwaka ukurikiyeho wa 2017 mpiga umuziki ubwo umuryango, kuko muri ubu buzima ufite ubumuga bwo kutabona ahanini wenda ugenda wirwanaho buke buke, kuko umuryango uvukamo ntimuzahorana kuko nabo bazaba bafite imiryango yabo. Yego. Kandi niko byari bimeze. Iwacu twavutse turi 9. Muri abo 9 ndi umwana wa 4. 3 babanza baratashye. Ubwo nukuvuga ni gihe mukuru iwacu. 5 basigaye ni gihe urimo mukuru. 3 muri bo bari bamaze gushaka. Nsigaye nge imbere yanjye. Yego. Ari gihe usigaye na murumuna wanjye mutoya bucura mu bahungu. Ubwo ndareba bucura mu bakobwa arashatse. Mushiki wanjye unkurikira yashatse 2004. umukurikira ari wo nkurikira bwa kabiri murumuna wanjye yashatse 2011. Ubwo ndavuga ngo byanga byakunda ngomba kugerageza nanjye nkareba, kubera ko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umuvandimwe nabyara nawe uzabyare, nakira nawe uzakire. Kuko nawe mfite ubumuga bwo kutabona, hari igihe bitazangombwa ko mwana nzamwifashisha aho nzajya hose. Yego. Ni ngombwa nagombaga gushaka ko nagerageza nkabona umucunguzi, nkabona n'umufasha, nkabona mutima w'urugo. Ubwo rero byaje kuba ngombwa ko nza kurambagiza nk'uko abandi basore barambagiza. Ndarambagiza, ariko mbere naho nagenda ndambagiza ariko bikanga. Bakakubenga? Mbo hari abambega nanjye nari nabo nabengaga. Bitewe n'impamvu. Uri kuvuga ngo nyine byabaga ari ngombwa. Ibyabaga ari ngombwa ku mpande zombi. Ariko hari bwibaza ati wowe warabangamiwe cyane. Narabangamiwe, ariko bigeza ndavuga nta mpamvu yo kubangamirwa. Nanjye abazajya baraza bankeneye ubwo bushuti, ntareba ibyo nkeneye atabyujuje nanjye nkamubenga. Ubwo rero biza kuba ngombwa ko mbona uwo mutima wanjye ushaka, wahanzwe na Rurema rwose, umukobwa mwiza utagira uko asa, mutembashushu mutereka amata, nguko uruhanga ruhanganye ubuhanga kabisa. Ubwo mba ndamubonye rero muraza kwishima rwose. Tujya inama, duhuza inama n'ibitekerezo. Gusa tubabwire ko iyo message yo gushaka yo tuzayigarukaho nyirizina, tuyiharira umwanya wayo. Yego. Duga ku ijambo mugani w'umurundi. Ubwo narashatse nyine, ubwo ibyo ngibyo byo tuzabigirira umwanya wabyo. Yego. Ariko arareba we nta kibazo. Ibyo yari yujuje byo rwose naramurambagije birakunda. Yemwe dukora n'ubukwe. Urasaba urakwa. Ndasaba ndakwa. Mariage n'imbere y'amategeko byose biraba. Imbere y'ubuyobozi bw'igihugu. Yego. Yemwe mfite na video yabwo. Ubwo tugende, urabyaye urahetse cyangwa byaranze, kuko nabyo bibaho. Imana yampaye umugisha. Yo gahora ari Imana iteka ryose. Amen. Yampaye umugisha. Mfite abana 3. Yego. Abakobwa 2 n'umuhungu 1. Imfura yanjye ni umukobwa, ikurikirwa n'amahasha. Amahasha iryo jambo narivuze muri presentation, ntabwo sinajyaga ndyumva neza. Amahasha dusobanurire kugira ngo ukomeze wamaze gusobanura neza. Amahasha ni Ikinyarwanda ariko kinazimije. Amahasha ni abana bavukiye icyarimwe ariko ari umuhungu n'umukobwa, badahuje igitsina. Abo babita amahasha. Yego. Kuko iyo ari impanga baba bahuje igitsina, ari abahungu gusa cyangwa ari abakobwa gusa. Ibyo niryo tandukaniro. Yego, niryo tandukaniro.
byiza cyane abantu basobanukirwe bajyaga bumva ko abana bavutse uko byamera kose bavukanye bose ni impanga yaba umukobwa cyangwa umuhungu ubwo nuko babifataga oya nongere mbisubiremo amahasha ni abana bavukiye rimwe bombi badahuje igitsina umuhungu n'umukobwa naho impanga ni abahuje igitsina ari abakobwa gusa cyangwa se ari abahungu gusa. Ubwo rero ni umugisha w'Imana warawubonye. Reka noneho mbariza abakunzi b'Umwana TV, ubwo ngeze ku tubazo kuko ibijyanye n'uko washatse tuzabigarukaho ndetse n'ibijyanye n'ishuri uko wagiye mu ishuri tuzabigarukaho, tuzagaruka no ku ijambo wavuze uko wavutse utareba. Urumva n'urugendo rurerure tuzaganiraho kugira ngo abantu basobanukirwe uyu mugabo ufite ubumuga bwo kutabona. Noneho ndagira ngo turebe rero, urabyaye nk'uko wabisobanuye, ariko abantu benshi usanga batubwira ngo ubuzima bwanze, ukibaza ngo noneho ufite ubumuga we bihagaze biti? Biragoye. Hanze ntibyoroshye, izi ntambara zo hirya no hino ku isi ibintu byarazamutse. N'ugerageje kumwe ati wenda ubu nguje yangaya ndebe ko ari cyo nageraho, arakobwa ati yewe nanjye narakubiswe. Nk'ubu ngubu ari ibintu bitatu ntekereza, ibyo umuntu abonye nk'umufatanyabikorwa, yego, ubuzima bwakongera bugatangira. Kuko nibura mbonye uburyo bw'igishoro, nkabona uburyo, kuko nzi korora ingurube no guhinga imboga. Yego, mbibonye mu igishoro itangiro ry'ubuzima ryaribonetse. Aho ni ku giti cyawe. Umudamu nawe tubwire umudamu nawe azi gucuruza. Yego, mbonye uburyo bw'igishoro, nkabona ahantu nashinga nka butike gucuruza ibiryo bijyanye n'imyaka, ubuzima bwagaragara bwatangira bukabaho. Yego, mu bijyanye n'ibyo nize, mbonye uburyo nabona imashini iboha imipira yakunganira bimwe muri biriya, kubera ko byo nzi ko kubona ibiraka byo ntabwo bihoraho, ariko nabyo byaba inyunganizi mu buzima. ni ukuvuga ngo rero nabona uburyo abana bazamuka, nkamenya n'uburyo nabateganyiriza ejo hazaza n'ishuri. Ariko ubu ngubu icyerekezo ndi kubona reka da ntibyoroshye. Twakubwira ngo komera, noneho binongeyeho kuba ufite ubumuga bwo kutabona, ujye ku isoko uhatane, nimba ari ukwikorera uwo mucanga nk'abandi, nimba ari ukujya mu kiraka runaka, nyine bikaba ibintu byawe bisaba kuba birimo n'umutekano w'ubuzima bwawe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko reka mbwire abadukurikiye ku Mwana TV, bashobora kukubera inshuti z'akadasohoka, kandi ngira nkugire n'ubuzima. Kandi ikindi kintu cyiza kirimo nuko buriya umuntu abereyeho kugirira neza abandi, kandi hari abo Imana yahaye, tuvugishije ukuri, hari abo Imana yahaye batagize ikintu na kimwe babuze mu buzima bwabo, akaba afite ubuzima rwose bufatika, ndetse akaba afite n'umutima wo gusagurira abandi. Reka mbabwire ko buriya no gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ubwo ni wa mugisha uva ku Mana. Uyu muvandimwe yababwiye ubuzima butandukanye nubwo tutabivuye imuzi byose, ariko cyane cyane ageze ahakomeye. Nifuza ko mwamusapotinga, cyane cyane kuba afite abana, binongeyeho akaba afite abana bavuka baravukiye igihe kimwe, abo bita amahasha. Ni dutoya, ni nayo majwi muri kumva muri background y'ikiganiro, ariko ubuzima barimo nyine burashaririye. Kandi murabizi ko ku Mwana TV muri inshuti zacu z'akadasohoka, hari ubwo tubazanira inkuru nk'izi mukazisapotinga, si rimwe si kabiri mubikora, kandi ndabizi ko mutakemera kurobanura ku butoni. N'uyu mubyeyi mwamuha ihumure, yagubwa neza, yamererwa neza kubera mwebwe, kandi ni ukuri nzi ko muzabikora nimubona kino kiganiro. Ikindi nababwira ni uko ubuzima turimo burahinduka,
nk'uko yabivuze nawe ntabwo yari azi ko bwanahinduka, kandi noneho we kuba bwaranahindutse afite n'ikibazo cyo kuba afite ubumuga bwo kutabona, icyo ni ikindi kintu noneho urumva bwarahindutse buhinduka nabi cyane. Rero bakunzi b'Umwana TV, muri inshuti zacu z'akadasohoka, reka mbinginge kuko kubasaba bwo ngiye kubasaba, nabasaba no kumuhindurira ubuzima mu buryo wenda burenze uko turiho tubivuga, ariko ntabwo nabasaba ahubwo nabinginga, nimba mubona hari icyo mwakora mu byo ababwiye mwagikora. Reka dusoze gutya, abaha telefone ze cyane cyane nimba hari n'iyaboneka yo kuri WhatsApp byaba akarusho. Ubwo ndavuga mwebwe mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda bwo wanamuhamagara bisanzwe, ariko nimba uri mu mahanga WhatsApp iramutse ihari akaba ariyo yaduha ukazamubera inshuti byaba ari akarusho. Reka dusoze dutyo, ubahe nimero zawe za telefone, kandi ndizera ko hamwe no gufashwa n'Imana bazagira icyo bakora. Nomero zanjye za telefone MTN ikabiba muri Momo, Yego. ni 078 50 840 98. Kwakoresha Airtel Tigo ni 07 3 3 3 2 7 7 5 9. Iba kuri WhatsApp n'ubundi ikoreshwa na madamu, Yego. kuko yo niye ni 07 90 155 338. Okay. Izo Iyo niyo ya madamu iba kuri WhatsApp. Yego. Okay. Yego. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo komera, ntabwo kugera kure ariko gupfa humura, uri kumwe n'Imana kandi uri kumwe n'abantu bayo. Yego, ndabyizeye nanjye ndi kumwe n'Imana, kandi nzi ko Imana ikorera mu bantu kandi ikabakoresha. Yego. Kandi nzi ko hari abantu bagifite umutima w'urukundo, umutima w'umuco. Yego. Hari abagifite umuco, kandi nzi ko neza abo bose bazaguhumuriza. Mfite icyizere cy'uko ihumure rizaturuka kuri bo, kandi tukazabishima mu Imana no ku Mwana TV byose bikamenyekana. Murakoze cyane. Yego, urakoze. Tubashimire cyane namwe bakunzi b'Umwana TV, muri inshuti z'akadasohoka. Umwanya muduhaye ntabwo ari muto, ndabizi hari televiziyo nyinshi muri kino gihugu. Tunashimira ko igihugu cyacu kiri kugenda kidevelopa mu bintu bigiye bitandukanye, ariko itangazamakuru, ndabizi ibitangazamakuru ni byinshi cyane, ariko kuba muhitamo Umwana TV ni ibintu by'agaciro. Reka tubabwire ngo ibyo mukora Imana ibihe umugisha uko bukeye nuko bwije, kandi nanone mu byo ufite Imana mu ijambo ryayo iravuga ngo ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni ibyayo. Bivuze ngo ibyo ufite ni iby'Imana, kandi murabizi hari ababa bifite ejo bakabibura. Nubwo buzima tubamo, ariko mu gihe ukibifite ugifite n'imbaraga zo kubishaka, hari nabo wagiriraho umugisha ugafasha. Uyu mugabo n'umwe rero, uyu ni nk'umugisha mu butanguranwe, kandi ndabizi ko muzabikora cyane ko hari benshi mubikorera. Tunabashimira cyane kuba hari abo dusura bafite ibibazo mukabarengera. Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbwire ababyeyi, ni ukuri wibuke gufunguza konte muri Ejo Heza kugira ngo uteganyirize abana bawe. N'ubundi ni ugukanda kuri telefone yawe akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza. Iyo konte niyo kuzigamira abana mwuka byaramwe, Ejo Heza h'igihugu, Ejo Heza h'ubuzima bwabo mwibarutse bizagende neza. Kambashimire, nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro ku Mwana TV nakagaruka.